Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 5, ibyo guhugurana ubugwaneza. Ntugacyahe umuntu, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Wubahe abapfakazi bakiri abapfakazi by'ukuri. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu rugo rwabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Ubategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo, ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Ntukagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza, niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikira imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo, bakifuza gucyurwa, bakagibwaho urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo, biga no kugira ubute, bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi n'abanyamazimwe n'abakazitereyemo, bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagategeka ingo zabo. Ntibabe abanzi urwitwazo rwo kudutuka. Ntibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka, kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Ntagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Kuko ibyanditswe bivuga ngo, ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe, kugira ngo witondere ibyo udaca urw'umwe cyangwa ngo ugire ubwo uca urwa kibera. Ntukihutire kugira urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Uhereye none, reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke ku bw'inda yawe kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragarira hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara
hanyuma uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Mwakirize ijambo ry'Imana. Dusomera ijambo ry'Imana twibaza ikibazo cya mbere n'icya karindwi. Twibaza ikibazo cya mbere n'icya karindwi. Twibaza ikibazo cya kane ndetse n'ikibazo cya karindwi kivuga ngo mbese mu byo nsomye harimo itegeko nkwiriye kumvira? Ese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe ibyo nasomye? Mbese mu byo nsomye harimo itegeko nkwiriye kumvira? Ese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe ibyo nsomye? Reka twumve icyo umusomyi wa Bibiliya yabivuzeho. Ntucyahe umukuru ahubwo umuhugure nka so. Ku murongo wa mbere, Timoteyo yari umushumba ukiri muto mu myaka kandi ugikeneye kwiga no gukomeza gukura mu by'umwuka. Muri iri torero ryo muri Efeso byashoboka ko hari abandi nka Timoteyo bafite ishyaka ry'umurimo ariko nanone bakiri bato. Pawulo rero arabahugurira kumenya kubaha abo babana nabo, atari abakuze gusa ahubwo n'abandi bose bagize itorero. Iby'ubugwaneza bwo guhugura bwari bugamije bihura cyane n'itegeko Imana yahaye Abisirayeli ryo kubaha abakuze. Tubisome mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19:32. Kugira ngo itorero ritaremererwa ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Twabisomye ku murongo wa 16. Itorero rya Yesu Kristo ryubakiye ku bantu bakizwa bakemera kugira ubumwe bufite intego. Iyo mu itorero harimo urugingo rudakomeye bituma itorero ridakura neza. Pawulo nyuma yo kubibona arashishikariza abagize itorero gufasha abapfakazi barushye kandi ntibikorwe n'umuntu umwe, ahubwo abagabo n'abagore bagomba gufata iya mbere mu gufasha abaremerewe. Zirikana, gufasha bihesha umugisha cyane kuruta guhabwa, kandi gutanga ntibigombera kuba ufite ibya mirenge. Haleluya. Imana ikomeze ibarinde. Murasoresha indirimbo ya 384 kandi mugire umunsi mwiza.